kandi uyitegereze mwene data wa mubyeyi utegereza Imana uretse kugutuburira uyu ugerazi ngo yitwaza inkoni urabizi nawe abanyamasengesho baraje ibyo byaranze ariko rindira Imana hari abita abakozi b'Imana ariko nibyo bihatamo byaranze bundi hari ahantu bagiye ibyo ntabwo byari ibya Gehazi yagiye kuzura uyu mwana ntabwo byari ibye ariko nawe koko ntabwo bizari ibye nari mvuze ngo ntabwo ibyo byari ibye twongeye kubasuhuza twongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo uyu n'undi munsi nanone Imana yagiye kuduha umugisha kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana turabasuhuje abari mu gihugu cyacu abari hanze turabasuhuje abakunda ibiganiro byacu turabasuhuje Imana ibaha umugisha twongeye kugira amahirwe yo kongera kumva ijambo ry'Imana twongeye kugira amahirwe yo kumva icyo Imana idushakaho muri iki gitondo hanyuma turabifuriza ibihe byiza turabifuriza kuguma muri Kristo Yesu turabifuriza kugumana n'Imana turabifuriza ko imitima yanyu yongera ikagubwa neza hanyuma dufatanye kumva ijambo ariko turabasaba kugira ngo ibi biganiro kugira ngo bizajye bibageraho byihuse mukanda ku kantu k'umutuku uko tuzajya dukora ikiganiro muzajya muhita mubibona ko twagikoze hanyuma mushireho comment ibyo bintu byose Imana izajya ibahera umugisha munyemerere dubanze dusenge ariko nukuri Imana ibaha umugisha ari abari hanze abari mu matorero atandukanye abasengera ahantu henshi bakunda kumva ijambo ry'Imana bakunda gusenga bumva bafite ishyaka ryo kwerekeza mu gihugu cyo mu ijuru Imana mu ijuru hano umugisha munyemere tubaze dusenge tubwire Imana idushyigikire kandi namwe aho muri Imana ibashyigikire ize ibasange igira ibintu ihindura ku buzima bwanyu izina ry'Imana rishimwe Mana turagushimiye Mana turaguhimbaje Imana ivuga bikaba Imana itegeka bigakomera nanone twongeye kugushimira uburyo watwongera iminsi yo kubaho njyewe nkongera nkagaruka imbere yawe nongera kuvuga ibyawe ntabwo ari ubuntu bwanjye ahubwo ni kubwawe Uwiteka mu izina ryawe nirishimwe nsabiye umugisha bene data badukurikiranye nyemerera iki kiganiro ngiye gucishaho ntaba ari ku bwanjye Mwuka Wera nanyobore Mwuka Wera nanzeho ubwenge bugwire muri nje kandi abagiye kugikurikirana yaba ari abo mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu yaba ari ababyeyi ndetse n'abakobwa yaba ari abagabo ndetse n'abasore ndetse n'abana batoya nyemera rino jambo rize kugwira muri bo kandi rigira impinduka ritanga muri bo nyemera Mana wongere Mwuka Wera basanga basobanurire nanjye mpagaze aha ngaho Uwiteka nshaka kugira ngo uzubane nanjye iri jambo nuriherekesha imirimo n'ibitangaza nanjye nsabye imbaraga zawe zimbeho kandi Mwuka Wera w'ubwenge angaragareho hanyuma nunyobore kandi unyoboreshe inkoni yawe y'icyuma ntangiranye nawe ndabizi ko ndaza gusuzanya nawe mu izina rya Yesu Kristo amen Imana ibaha umugisha unyemere dusomere ijambo ry'Imana riboneka mu Bami ba kabiri ibice byaho ni 4 dusome uyu murongo wa 32 twumve icyo Imana ivugana natwe mu ijambo ni mu Bami ba kabiri ibice byaho ni 4 turasoma umurongo wa 32 turageza 37 twumve icyo Imana ivugana natwe mu ijambo Bibiliya itubwiye gute ngo nuko Elisa araza yinjira mu nzu asanga umwana yapfuye aryamye kuri bwa buriri bwe arinjira yikingirana n'uwo mwana bombi atakambira Uwiteka arurira yubama kuri uwo mwana umunwa ku munwa umunwa ku wundi amaso ku maso amaboko ku yandi amurambararaho intumbi y'umwana irashyuha Elisa arabyuka yigenzagenza muri iyo nzu akubita hirya aragaruka arongera arurira amurambararaho umwana yitsamura 7
umwana yitsamura karindwi arambura amaso. Elisa ahamagara Gehazi aramubwira ati hamagara uwo mushunemukazi. Aramuhamagara aramwitaba. Ahageze aramubwira ati terura umwana wawe. Nuko araza arunama amugwa ku birenge maze aterura umwana we arasohoka. Amen. Imana yacu nishimwe. Munyemere twongeye dusome n'iri jambo nanone. Tubona urwandiko rwa mbere Yohana yanditse. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, ibice byaho ni 5. Dusome uyu murongo wa 12 wonyine twumva ikimana itubwiye. Haranditse ngo ufite uwo mwana ni ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Turabashimiye nanone, turabashimiye uko gukurikirana ijambo ry'Imana. Twongera kubana namwe uyu mwanya, kandi turabizi neza yuko Imana iraza kudushyigikira. Tugiye kuganira kuri aya magambo, kandi ufungura umutima wawe. Ibyo wari uri gukora biretse tubanze tuganire. Hari abantu bajya bafata igihe kinini bakakimara barifite ibyo barimo, bakakimara bari mu mafilime runaka. Ariko ndaguhendahenze mwene data, reka tuganire kuri iri jambo rifite umutwe uvuga ngo hahirwa ufite umwana, kuko udafite umwana nta bugingo afite. Nari nshatse kukubwira ngo narihaye intego ivuga ngo hahirwa umuntu ufite Imana, kuko udafite umwana nta bugingo afite. Izi ni inkuru, ni ijambo nsomye ahangaha kuntu Elisa yari Karumeli. Hanyuma ava Karumeli arangije agera hano i Shunemu. Mu gihe yagiye gusenga yahuye na mwene data. Uyu mugore arangije ngo uwo mugore agira icyifuzo mu mutima, aramusembura aramubwira ati karibu wanyemerera ukaza tugasangira. Hano ku murongo w'8 niko hatangira. Arangije Elisa hari ukuntu ubuzima bw'abakozi b'Imana buba kenshi bugoye. Elisa aramwemerera, baraza barasangira, basangira ku meza. Elisa arataha, bukeye arongera aragaruka. Uyu mubyeyi amusaba kugira ngo azajya ahora azabaganire, azajya aza bongeye basangire. Amwikorera umutwe aravuga ati basi uzajya uza, hanyuma icyo uzajya uhasanga ukazasanga gihari, tuzajya tukiguha. Hanyuma Elisa uko yanyuragaho ngo yahitaga aza muri runo rugo, akarya, akoga, akanywa amazi, hanyuma agacumbukura urugendo akagenda. Mu buzima busanzwe, muri uyu murimo w'Imana, abantu benshi bahuriyemo n'ikintu cyitwa inzara cyane, bahuramo n'ikintu cyitwa uruzerero, bahuramo n'ikintu cyitwa kubura uburyo, kwambara imyambaro, kwambara ubusa. Ariko ari igihe Imana iguhuza n'umushunemu, hanyuma Imana ibigutabaye. Uyu Elisa, Imana cyari kigeze kugira ngo Imana yongere umutekerezeho, imuhuze n'umuntu w'umumaro. Igihe cyarageze ngo uyu mugore abasha kugisha inama umutware. Aramubwira ngo mbese ubwo uriya muntu uhora uza hangaha maze kumenya yuko ari mu mwuka wera w'Imana, none wanyemerera uko agiye kuzajya aza base tukamucumbikira, tukamwubakira n'akandi kumba hejuru, hanyuma tukamushyiramo igitereko cy'amatabaza, hanyuma uko azajya aza agasenga, byaba na ngombwa akabona aho arambika umusaya. Hari igihe umuntu aba amaze igihe kirekire muri uyu murimo, ariko nta hantu afite ho kuba, nta hantu afite ho kurya, nta kintu afite cyo kwambara. Hanyuma igihe kiragera, Imana imutekerezaho. Mwene data, nari nshatse kuvuga ngo igihe umaze muri iki gihe ntabwo mbizi, ariko Imana igutekerezeho. Umugabo
ntabwo yigeze ashidikanya, yahise yemerera umugore aramubwira ati rwose nta kintu bitwaye azajya aza. Bahita bubaka akumba hejuru, arangije ngo buri uko umugabo witwa Elisa yazaga ngo yajyaga aza akahita azamuka hejuru, hanyuma hari itapi, byaba ngombwa agapfukama agasenga, hari y'amazi yasangaga, ndetse urumva umuntu baba Imana yamaje kuriza muri icyo cyiciro ntabwo aba cyambaye ubushwambagara. Hanyuma turashimira Imana yuko yo nawe yamutabaye. Nihuse ndashaka kuvuga iri jambo. Uyu mugabo witwa Elisa ngo akimara kubona ibyo abantu bamukoreye, ngo barangije ngo abaza umugaragu we witwa Gehazi, aramubaza ngo mbese ko iminsi maze ahangaha birashobora ko bamugaburiye icyumweru cyangwa bakamugaburira ukwezi. Icyo tuzi nuko hari icyumba cyo hejuru bari bubakiye umukozi w'Imana, aravuga ngo mbese ibi muntu watwituye ibi akaduha imyambaro tutari twambaye, akaduha icyo kurya twari twaburaye, akaduha inkweto twari twazibuze, akaduha n'uburiri, akaduha matera, mbese ni iki twebwe twamwitura. Bene data, dufite ikibazo, abenshi cyane bajya muri uyu murimo, barangiza Imana yamara kubibuka bamwe, barangiza bakibagirwa ineza Imana yabagiriye, bakibagirwa n'ineza umwana w'umuntu yamugiriye. Ugasanga wa wundi wakugiriye neza ni nawe ugarutse ugiye kumutaranga, ugiye kwirirwa umusebya, ugiye gusenya urugo. Ariko ntabwo bikwiriye yuko abakozi b'Imana bitubaho gutya, ahubwo birakwiriye yuko twihesha agaciro, tukubaha Imana, tukubaha n'abantu batwakiriye, hanyuma izina ry'Imana rishimwe. Ngo hari igihe cyageze rero ngo akimara kumubaza ngo twabumarira iki, Gehazi amuganiza ijambo rikomeye nakunze. Haramubwira ati ariko ubundi Elisa, iminsi databuje iminsi tumaranye, ubundi ahantu hari umwana haramenyekana, ahantu hari umwana akavuye akaba gahari, ahari umwana gukina kuba guhari, urusaku ntirubura, umwana ararira. Ariko mu minsi tumaze, mu kwezi tumaze ahantu, mu kwezi tumaze muri uyu murimo, wari wabona uriya mushune mu kazi byibura avuga ngo umwana we yasinziriye? Wari wasanga ahantu se hari ibintu byahanyanyagiye? Wari wasanga hari, mbese aramubwira ati aha hantu nta mwana afite. Kandi icyo kintu gifitiye ubushobozi. Abakozi b'Imana twahawe ubutware, twahawe gutegeka. Ariko ngo Elisa ngo akimara kubyumva aramubwira ati mpamagara umushune mu kazi. Arangije aramuhamagaza, aritaba. Ngo akimare kuhagera ngo aramubwira ngo umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Bene data, uyu mwana aragoye. Noneho twambutse hakurya ku gice twasomye, tubicishijemo amaso, uko Imana bimubwiye ni nako byasohoye. Umwaka ushize umushune mu kazi yabyaye umwana w'umuhungu, ngo aranakura, ageza n'igihe cyo kugira ngo azajya asanga papa we mu basaruzi. Hanyuma mu gihe kiraza kugera, umwana ararwara. Amaze kurwara bamushyira nyina. Hanyuma igihe kiragera, muzasome, igihe kigeze umwana arapfa. Hanyuma ndashaka gutinda ahantu mu gupfa k'umwana, dusatira umurongo wa 32 twasomyeho. Uyu mwana akimara gupfa bamushyikirije nyina yaravuze, aratekereza avuga ati nzi yuko uyu mwana Imana yamumpaye bivuye mu biganza byayo. Hanyuma rero ngo bivuye mu biganza byayo, nta handi ngomba kujya, ndabizi neza yuko yamumpaye ifite n'ububasha bwo kugira ngo imuzure. Niko guhita ajya Karumeli, aravuga ngo ngiye kureba aho umuhanuzi w'Imana wampanuriye ari, hanyuma mugezeho ikibazo. Hanyuma ntabwo yigize uyu mwana amujyana ahandi hantu, ahubwo yahise amujyana mu cyumba cyo hejuru, amurambika kuri bwa buriri bw'umukozi w'Imana, hahandi muri cya cyumba cyo hejuru yari yaramwubakiye muri ka kazu. Hanyuma amuryamisha kuri bwa buriri, akinga icyumba, ajya kureba umukozi w'Imana. Amaze kugera i Karumeli, ngo ataragerayo, ngo abona ngo Gehazi ngo aramubona, avuga ngo dore wa mushune mu kazi.
akimara kumukubita amaso ngo Elisa aramubwira ngo genda umusanganire. Haleluya. Nari nshatse kuvuga ijambo rivuga ngo hari igihe ugira ibibazo ibintu byinshi bikagusanganira. Gehazi yaje asanganira uyu mugore ngo ariko ngo mubaze ngo ni amahoro. Umugore agira ibanga. Babyeyi bakobwa tujye tugira ibanga. Nimba uri mu kigeragezo wisakuza, ntabwo ari ngombwa ngo abantu bose bamenye yuko byacitse. Ntabwo ari ngombwa ngo abantu bamenye yuko urugo rwasenyutse. Ntabwo ari ngombwa ngo abantu bamenye aho umutware nawe araho namwe muraho mu rugo. Umugore aramubwira ati oya. Ariko akimara kwikubita hasi, Imana ikora ku maso ya Elisa imuhishurira yuko umwana yapfuye. Hanyuma yoherezaho Gehazi. Nari nshatse kuvuga ngo uyu muntu ari mu kigeragezo ntabwo uri inshuti mbi. Bantu bajya baza kuvuga ngo pore, hari n'abaza bakavuga ngo arabishoboye. Uzabona n'abatubuzi bazaza, abesikoro bazaza bakubwira ngo humura birakunze bidakunze bazaza. Ariko nari mvuze ngo shaka ahantu Imana yamuguhereye subirayo. Haleluya. Ahantu Imana yamuguhereye, Imana yamuguhereye kagarira, genda ubwire Imana ngo umwana yapfuye. Subirayo babwira ati kakazi karangiye. Subirayo ubwire Imana ngo abana barwaye. Subirayo uvuga ngo umutware yatangiye kujya aha. Ariko wibwira umuhisi n'umugenzi. Ntabwo ubuzima buno bwa Gikristo tubamo ntabwo ari ubwo kwirwa dusakaza. Birakwiye ko tugira ibanga. Hanyuma ngo mu gihe ngo Elisa ngo abwira Gehazi ngo umwana yapfuye, none jyana inkoni nurangiza ugende uyirambike ku maso. Ariko Elisa ashaka kugira ngo abwire uyu mugore ngo jyana na Gehazi. Ariko uyu mugore ni umunyabwenge. Haleluya. Arangije aravuga ngo Elisa nkurarije ukuri mukozi w'Imana, njyewe ntabwo ndi buvanga najyanye nawe. Imana ijya kumuma ntabwo byaciye muri Gehazi. Imana ijya kumuma ntabwo ari Gehazi byaciyemo. Haleluya. Imana ijya kuguha akazi ntabwo byaciye mu busambanyi. Imana ijya kuguha umugabo ntabwo byaciye mu manyanga. Hoya. Imana ijya kuguha umwana ntabwo wavuye mu bapfumu buretse gato. Arangije avuga ngo maze kumenya yuko aka kazi kavuye mu gusenga, maze kumenya ko aka kazi kavuye mu gukora imirimo myiza. None sinshobora kugusiga. Nari ngutangarije ngo wihange amaso kuri ibintu runaka. Wishaka kuvuga ngo urahabwa akazi ari uko wasambanye. Wivuga ngo urabona umugabo ari uko mwaryamanye. Oya. Wivuga ngo uramera neza ari uko wagiye muri oya. Gusa neza ntabwo bigaragaza ko ntabwo aricyo gituma umwana azuka. Uyu mwana ngo uyu mudamu witwa umushunemukazi ahita afata gahunda yo kuvuga ngo njyewe ndagendana nawe, ntabwo ndi bugusige. Aranarahira aravuga ngo nkurayije ukuri ntabwo mvangaha tutegendanye. Arangira ngo Imana ibimore rwose ntabwo mvangaha. Ziragiye Imana rishimwe. Ndashatse kuvuga ngo rindira Imana, ntuyive uruhande, witandukira wijya kure. Shitani yiguhuma amaso ngo akwibe igisubizo cyawe. Satani yikwica, Satani yikuyobya, yikwereka ibintu bigaragara nkaho runaka ngo yabishobora. Hoya. Nta mwana w'umuntu cyane bagiye bazivangavanga binjira mu bintu bitari ibyabo. Bakoze b'Imana gasanga umuntu arahanura ariko hari guhanura bitari ibye. Sanga ari kubwiriza ariko atari ibye. Ariko gasanga ari reba Imana ufite aba ari ukoresha. Zina ry'Imana rishimwe. Gehazi yivanze mu kazi katarake. Arangije aragenda ngo yinjira muri cya cyumba. Mu gihe Elisa yamubwiye ngo murambikeho inkoni ku maso arahumuka. Ayirambikeho biranga. Nshatse kukubwira ngo ibyo byanze ntabwo byari ibyayo. Icyo ntabwo byari ibye. Uwo muntu waje kugusenya ngo urakize ukanga gutya ntabwo byari ibye. Ahubwo rindira Imana. Kuko impamvu wagiye mu bapfumu bikanga nuko bitari ibyabyo. Hoya. Haleluya. Bene data, bantu benshi binjiye mu bintu bitari ibyabo. Barakubwira ngo genda ngura musore n'uwawe. Abikubwiye ashingiye kuki? Ugasanga ngo niwambara mini nibwo uzabona umugabo. Ibyo ntabwo ari ibyawe. Bugabo ntabwo areba imini ngo nibwo bwiza. Siko bimeze.
hari abantu binjiye mu kazi kataraka. Nihuse ijambo ry'Imana nasomye ngo Gehazi Elisa abona ngo ahita afata umwanzuro wo kujyana n'uyu mushune mu kazi. Bakigerayo kuri 32 twasomye haravuga ngo yinjira mu nzu wenyine arikingirana, ngo arangije ngo nuko Elisa ngo araza yinjira mu nzu ngo asanga umwana yapfuye. Arangije ngo yurira cya gitanda ngo amurambarara hejuru ngo umunwa ku munwa, amaso ku yandi, amaboko ku yandi. Ngo Bibiliya tuvuga ngo intumbi y'umwana irashyuha. Bishatse kuvuga ngo narimbuze ngo senga rindira Imana umunsi wa mbere uyirindire, ntuzarambirwa uwa kabiri, nibiba ngombwa utegereze icyumweru, yewe ntuzarambirwe ngo umwaka, ahubwo rindira Imana. Ngo arangije ngo amurambarara hejuru, intumbi y'umwana irashyuha. Aleluya. Hari igihe umwana ajya apfa hanyuma rero tukajya mu busambanyi. Hari igihe umwana ajya apfa wibwira yuko akiri muzima. Dufite abantu, reka mvuge cyane kuri uyu mwana. Uyu mwana ndamuvugaho, ariko nshatse kuvuga cyane uyu mwana. Ni ukuvuga ngo hari igihe umwana apfa mu buryo bw'umwuka. Turi kuvuga uyu mwana, reka tuvuge mu buryo bw'umwuka cyane. Uyu mwana ahantu ari aramenyekana. Iyo apfuye biramenyekana. Iyo udafite urukundo umwana aba yapfuye. Iyo utagifasha abakene umwana aba yapfuye. Hanyuma hari igihe umwana arwara ukabibona, niba warasengaga kabiri ukaba usigaye no kwiriza byarakunaniye, umwana yararwaye, nurebana n'abazapfa. Hanyuma ongera urebe ahantu Imana yaguhereye umwana, wongera ugaruke. Numara kugaruka umwana arazuka. Niyo mpamvu uyu mwana yazutse, nuko uyu mushune mu kazi yagize umwete kugira ngo agaruke. Hanyuma hari ibintu biranga umuntu ufite umwana. Aleluya. Amen. Bundi maze iminsi mbona uyu mudamu iyo atwite mbere yuko abyara, hari ibintu bigaragaza umuntu utwite. Icya mbere arahurwa. Hari umugore iyo atwite hari ibintu ahurwa. Ni ukuvuga ngo utwite ntabwo ushobora kuba wowe ntabwo wakwambara umupira ukwegereye, kubera yuko uyu mwana akunda kwisanzura. Uyu mwana ntabwo araguhuza. Nimba wakundaga isamaki arakubwira ngo njye ntabwo nyishaka, hanyuma agashaka amakara, ukajya gushaka amakara kugira ngo umwana, kuko agaciro ari umwana. Nari mvuze ngo agaciro ni umwana. Udafite umwana ni ukuri nta kintu uba witwa. Hanyuma hari ikindi nshaka kukubwira ku mwana. Uyu mudamu iyo atwite hari ibintu bigaragara. Bivuga ngo aranukirwa. Hari ibimunukira nabi. Hari ibintu iyo aguciyeho runaka ufite, mishake kubihuza n'umwuka wera. Umuntu wuzuye umwuka wera, iyo umuciye ufite ibyaha arabimenya. Niyo hantu uzasanga ngo ni mwihane. Ugasanga rimwe na rimwe yewe aragusohoye ngo sohoka ugende ubanze wihane. Ni ukubera yuko byamubangamiye. Uyu muntu afite umwana. Aleluya. Uyu muntu afite umwana. Ni ukuvuga ngo umuntu udafite umwana uzamusanga aririmba kandi ari umusambanyi. Uzamusanga ahanura kandi ari umwibona, ari n'umujura. Burya nta mwana ufite, ndavuze ngo nta mwuka wera ufite. Uzamusanga ari mu bitangaza ariko bidafite imirimo. Mani dutabare. Mani gutabare mama, mani gutabare mukobwa. Uyu mwana uzamusanga ntabwo umwana ni umwuka wera. Mwuka wera benshi cyane yarigendeye. Uzasanga bari mu bwibone. Mwuka wera araza akirirwa ari kuramya yimbaza ashaka kwemeza abantu. Mwuka wera ararwaye, umwana ararwaye, genda usubire ku rufatiro. Imana ikuzurira umwana. Wa mugabo we Imana ikuzurira umwana. Ntufite umugore umwe, ufite babiri
umwana. Nimba udafite umwana menya ko nta bugingo ufite. Nimba udabyara ubwo ntibiragorana. Bene data wasenze imyaka myinshi ariko nta mwuka wari ujya ugira kugira ngo byibura kubwira ngo iki ni icyaha. Hora byose wumva ari mirere, wumva ari ibintu ubuzima busanzwe, ibintu byose warabirangije. Nimba udafite umwuka wari ugukebura wakubwira ngo iki ni kibi, akubwira ngo reka iki, akubwira ngo va mu magambo, udafite umwuka wera uwo mwana yararwaye. Nimba ukigendera mu kigare kivemo, ramira umwana kuko imbere gato hazatambuka umuntu ufite umwana, imbere gato hazavuga umuntu ufite umwana. Haleluya! Imbere gato hazarya umuntu ufite umwana, imbere gato hazicara umuntu ufite umwana. Hano imbere gato ntabwo uzicara ku ruhimbi wowe udafite umwana. Wa mukristo washaka umwana hakiri kare, mwuka wera niwe utuyobora. Mu gihe utayobora n'umwuka wera warapfuye, mu gihe ukiyoborwa no kujya kwinezeza n'amahoteli warapfuye. Uyu mwana yarapfuye. Shaka ahantu wakura umwana. Izina ry'Imana habwe icyubahiro. Kuraho ubwo bwibone umwana arazuka, kuraho ubwo bujuru umwana arazuka, kuraho ubwo busambanyi umwana arazuka, va mu kwikakaza no kwiyemera umwana arazuka. Reka ubwo bwibone umwana azuke, ariko mu gihe ukibifite uyu mwana azapfa birangire. Hanyuma nasomye ijambo rivuga ngo Imana ikuzurira umwana, ngo Elisa aramurambara hejuru, intumbi y'umwana irashyuha. Hanyuma ngo amaze gushyuha ngo arongera arurira amurambarara hejuru, ngo umwana yitsamura karindwi. Nabivuze ngo iyo umwana avutse hari ibintu byinshi cyane bikoreka. Hari amahirwe afungwa, hari inzira zifunguka, hari amahirwe aboneka, hari promosiyo ziza, hari ingo zubakwa kubera ko umwana yazutse, hari ubuzima bwiza. Imana yishyura amakaredi kuko umwana ari muzima. Haleluya! Narivuze ngo Imana ikuzurira umwana. Kudusoza iri jambo riri muri Yohana, urwandiko rwa mbere Yohana yanditse ruvuga ngo ufite uyu mwana niwe ufite ubugingo. Haleluya! Umuntu ufite umwana niwe ufite ubugingo, kuko tubizi neza yuko umwuka wera ari wo muyobozi wacu. Nimba udafite umwuka wera uyobowe nande? Kandi umuririmbyi ndamumenya ngo nubona ukiyobowe n'umubiri, nubona utakigira urukundo, menya ko uwo mwuka wera yigendeye kera. Hanyuma ongera umuhendahende agaruke. None ubu tuvugana uracyayobowe no kuba wumva wakwishyiraho, urumva ukigendera mu kigare, uracyashaka kwishimisha, uracyaca inyuma umugore wawe. Aho umwuka wera uracyamufite, wajya kuramya abantu bagafashwa ntukiramya, ntukigira abantu inama. Reka usigara uri mu kivange. Bamwe baravuga nawe ukavuga, bandi bajya muri rogi nawe ukajyayo, ariko Imana igutabare. Nari nkubwiye ngo iri juru rizajyamo umuntu ufite umwana, iri juru rizajyamo umuntu ufite umwuka wera. Umwuka wera niwo utumenyesha. Hanyuma wowe ufite umwuka wera, umwuka wera akuyobore, umwuka wera akuyobore. Ufite umwana niwe ufite ubugingo. Narivuze ngo umuntu udafite umwuka wera, umwuka wera gushinza yuko iki ngiki atari cyo. Iyo wakosheje umwuka wera araza akakubwira ngo wakosheje. Iyo watandukira akubwira ngo ubuze menshi. Ariko abantu babuze umwuka wera, uzasanga bari ku ruhimbi ariko nta mwuka wera, uzasanga bahantu ariko nta mwuka wera, uzambara kositimu ariko nta mwuka wera. Haleluya! Nari nkuhendahenda y'Imana ngo iguhe mwuka wera. Nimba umwuka wera yaranagiye tubwira Imana yongera imuzure. Birashoboka ko yaba yarapfuye, Imana yazi ikamuzura. Birashoboka ko yaba yaragiye, Imana imugarure. Birashoboka ko yaba agenda acumbagira arwaye, ariko Imana yamukiza. Nimba utakigira urukundo, ukaba usigaye uca ku bantu utakibasha gufasha imfubyi, ntabwo ugifasha abantu, aho ngaho uracyafite mwuka wera. Usigaye wanga imiryango. Impamvu wanga imiryango iri juru ntabwo uzarijyamo ubanga, uri umwanzi. Ntabwo wowe uri umwanzi, ntabwo iri juru uzarijyamo. Muririmbyi imwe yigize yaririmba ngo bareke bagende ikivunge. Nibagera kuri Yorodani hazambuka intwari gusa. Yorodani hazambuka umuntu ufite umwana. Yorodani izambuka umuntu ufite umwana, kandi hazamuka umuntu ufite umwana muzima. Ntabwo hazamuka umuntu ufite umwana urwaye. Sinagiye Imana rishimye. Hanyuma bazagenda ikivunge, ubajya kuririmba ukarimbana n'umusambanyi,
wamubona yashizemo tentire nanjye ati nkayishyiramo bavuga ngo Imana ntireba isura ntireba iki nawe ukavuga ngo kiza webyo ayo mameshi aho ngaho Imana nibyo ireba. Uri kugendana mu kivange uri kugendana mu gikunde ariko ndakubwiye Imana iguha umwuka wera. Umwuka wera kuyobore wikwigana bakozi b'Imana bamwe barigana ariko si ufite umwuka wera. Umwuka wera ni ugutura mu mutima kakubwira ngo vuga iki ngiki. None ubu tuvugana abantu basigaye biyobora ariko abayoborwa n'umubiri aho bazarangira hakurya ya Yorodani. Ntabwo uzambuka ruriya ruzi ntibishoboka. Ugifite amagambo kirwa usenya ingo ntabwo uzambuka. Kirwa ujya witwa pasiteri kuramo abantu amafaranga ufite irari ry'amafaranga ukikakaza ntabwo uzambuka ruriya ruzi. Haleluya. Ariko ndaguhendahenze nyemerera tubwire Imana byashoboka yuko yaba yaragiye, byashoboka ko yaba yaranapfuye warabiguyemo waranasayishije ariko uyu mwuka wera yagaruka kandi ikindi uyu mwana yazuka zina ry'Imana igahabwa icyubahiro nawe ukongera ukitwa umubyeyi nawe ukongera ukitwa umukristo. Erega imbabazi ziracyahari. Birashoboka yuko uracyanywa amatabi uri mu matabi uri mu nzoga kandi imbere Imana yagukuye mu nzoga. Erega urabizi ko Imana yagukurokora urupfu rukomeye mukabaraza kubera umuyobozi. Urabizi yuko ugiye guseba warabyibagiwe. Utuvugana akanya uhise wibagirwa uribagiwe mama niko mukobwa ubu tuvugana uribagiwe niko papa urabyibagiwe ukuntu bari bagiye kukwica gutera icyuma urabyibagiwe wa musore we. Imana yagutabaye none bakakanya uribagiwe. Iyo uza kubyuka yuko ari umwuka wera waguteye kugira ngo akurokore ntabwo ari kumuta ntabwo ari kwemera ko uyu mwana apfa ariko umwana waramwishe nawe ubwawe waramwiyiciye ariko garukiraho. Mana yacu yaduhana umugisha nyemerera dusenge ariko ngize icyifuzo nyemera umutima wawe wongera ugaruke. Mwana yararwaye herega muri covid yararwaye wagiye mu bisayisha baravuze nawe uravuga bajya gusoma ijambo ntukirisoma uyu mwana ararwaye. Wajya gusura bene data ntukibasura umwana ararwaye. Ntukibahiriza amabwiriza usigaye warikakaje. Dufite n'abantu bishyira hejuru bakiyemera uyu mwana yararwaye nurebana n'abazanapfa ariko garukira hafi. Muri bindi aravuga ngo inyuma ngo muza mwinjire kuko inyuma ni habi. Iyi si namaze kumenya yuko nyamara nubona ikuhaye ibere uzaryohe vuba ucukire igihe. Iyi si nta cyiza cyane narivuze ngo iyi ni promosiyo akanaga Imana yongeye kugarura ntabwo tuzi igihe tuzamara. Uzi icyo umaze ariko ntabwo uzi icyo usigaje. Birashoboka ko uyu munsi wava mu mubiri ese wifuza igihe inomu uyu muriro uzaza ugatwika abanyabyaha nawe uzaza uyijyemo. None ikibazo nge ngira icyambere nturi umusinzi nta nubwo icyambere ntabwo uri umuntu wumva ngo narasayishije nitwa gutya ahubwo ubirimo ahangahandi uraha mbese utambitse ikirenge. Niko Yohana yahishuwe baravuga ngo mu byahishuwe ngo ubwo udakonje ntubire hengo nje kukuruka. Niyo mpamvu uzasanga abenshi cyane imyaka ibajeho kubera kuvangavanga. Wikwirirwa uvuga ngo uri umukozi w'Imana utihanira kureka ihanureke mu gihe utarareka menya yuko ugiye gupfa. Kandi Imana ikurengere. Zina ry'Imana rishimwe. Ngize icyifuzo mu mutima ese urumva ushaka kuba byibura umwana wawe yazuka. Urumva ushaka ko umwana wawe tumusengera hanyuma umwana akongera akabaho. Uyu mwana wawe yararwaye usigaye wirirwa ushwana n'umugabo wawe usigaye wirirwa ugendera mu basore usigaye utinda kuri telefone usigaye wirirwa uvuga amahomvu usigaye wirirwa uteranya abantu usigaye wirirwa uri umujura yewe ntabwo ukiganduka ikindi ntabwo wishyura kandi uhora uri umunyamanyanga. Erega ukubeshya wabigize umwuga. Erega guteka imitwe byo ni ibya mbere. Oya uburyarya bwo warabyujuje mu mutima wawe habayemo nk'inyo mbese haranaboze ariko garuka Imana yakongera ikakurengera. Imana yakongera ikagutabara
icyubahiro nyemera dusenge ikintu kisha abantu bishyize hejuru cyane abantu benshi barikakaje abantu benshi bakunze impiya ibi byose bigiye gushira hasigara urukundo gusa ikintu kibabaje nanone urukundo tuzashaka tuzarushaka ruzatuzamo ariko tudafite abo turukunda Imana igutabare iyi si irakonsa ariko ntabwo nubona ikongeje uzonke vuba ukure mwesheke nimba Imana iguhayagaye ko gusenga senga vuba iki ni igihe Imana iguhaye kubera yuko Imana iguhaye iki gihe ejo ushobora kuzaba urwaye utagishoboye gusenga ushobora kuba uzaba urwaje umwana ushobora kuba uzaba wacitse akaguru ariko kuko ibihe bituzaho ariko iki gihe ni igihe cyo kugira ngo girana ubusabane n'Imana Imana ishaka gutambutse ejo hazaza kuko ejo ni habi cyane bavuga ngo abantu ngo mbaraguye ntibaragwa Imana nibwo iraza iri kuza nibwo Imana iri kuza ntabwo iraza kariya gatoki kari kunyeganyega bantu ntabwo turagwa Imana igutabare ntugwe nanjye ndikubwira Imana ifate birakwiye ko dufatana amaboko tukareba ko twageze i Siyoni tukareba ko twarenga urubibi tukareba yuko twarenga ariko Imana iri gushaka abantu ikababura abantu yababuzemo umusaruro abantu yababuzemo ibyiringiro abantu ntibakizera Satani abantu basiga bakora Satani nkaho bari kunywa amazi ariko Satani nta cyiza cye araguhema akwereka ko ibintu biryoshye mfite abakozi b'Imana benshi bakaguha amashyi ngo ibintu wabikoze akakwereka yuko nyine uri umuhatari ngo wabishe wabarimbuye ngo muri bamwe bakavuga ngo batwitse ariko burya bari kukongoza mu kanya gato namaze kumenya ijambo rivuga ngo akanwa kavugira inka niko kazirya numara kugera mu kibazo numara guseba bamaze kugwa mu cyaha akanwa kakuvugirizaga impundu niko kazakuvugiriza induru Satani azakuvugiriza induru nta nubwo uzamenya ko ari wowe ahubwo Imana igutabare kandi Imana ikugarure mu murongo mwiza munyemerere dusenge namaze kumenya ijambo rivuga ngo udafite uyu mwana w'Imana nta bugingo afite munyemerere dusenge izina ry'Imana rishimwe kandi wowe wicaye aho ngaho wowe uteze amatwi wowe uri gukurikirana kino kiganiro zamura amaboko yawe erega wavuga yuko nta cyaha afite yaba yise Imana inyabinyoma ariko bwira Imana yongere kugarukeho Imana yongere izizurira umwana Imana yongere imukize erega afite byose mu biganza kandi yiteguye kutugirira neza zamura ikiganza cyawe dusengana Imana ikugarukeho ayo marira ntabwo ari ayo kuvuga ngo iki wibugumye urirurira kandi ro wabyiteye ahubwo henda Imana yongere kugarukeho mwene data hanyuma Imana nawe irashobasha kukwakira ni umubyeyi ikindi yiteguye kugufata mu biganza yiteguye kuguheka akagushyira agashuka yiteguye kukurenza kino gikombe Imana ikaguha umugisha nyemera dusenge sha bugufi umutima wawe egera Imana yibwire bya bindi bikuremereye yibwire bya bindi wagendeyemo yibwire bya bindi wakoze byatumye umwuka w'Imana yigendera hanyuma duhenda Imana igaruke data mu izina rya Yesu uri Imana ishobora byose uri bubasha uri nyir'ingabo ni wowe ushyira ikuzimu warangiza ugakurayo Mana dore ubwoko bwawe buraje mitima dore ije imbere yawe ayiwe data mu izina rya Yesu twakoze ibyangwa n'amaso yawe twagiye muri byinshi cyane twibagirwa ineza yawe none aya masaha nongeye kumenya yuko abantu benshi abana baba barapfuye ntukaba yarigendeye muri uyu mukobwa ntukaba yaragiye muri uyu mubyeyi ntukaba yaragiye muri uyu mupapa uyu musore yarapfuye ntukaba yarigendeye ariko ndaguhendahenze amahirwe ya mbere yararangiye basabiye amahirwe ya kabiri ntukaba niyongera agaruke azura ibyari byarapfuye ntukaba abaturemo abaha imbaraga zo kureka no kwihanira kureka baha imbaraga zo kureka ubusambanyi uhereye nonaha bihanire kureka ubaha imbaraga kandi bakomereza amaboko nyemera bene data baciye bugufi uku nguku Mana nyir'ingabo azamuye iki kiganza nyemera Mana urukire kumuha imbaraga
kandi umutima we rwose uwusendereza amahoro muri Kristo Yesu. Nunyemere Mana uko ukwifuza kugera mu gihugu cy'Isiyoni nawe uzamugezeho amahoro. Urakoze ko wumvishe gusenga, iyi mitima uyihembure kandi uyigumishe mu murimo wawe. Shitani abari guconshomera abambashyizeho uburinzi bwawe, ndetse na bene data bose batabashije kumva kino kiganiro, nunyemere ukura abantu mu bizaha kandi bakuruzi neza yawe. Nasomye ijambo rikomeye riri mu byesho Yohana 22, ijambo riri muri 21, haravuga ngo ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu butugiriwe bw'imbabazi, ubuntu bugiriwe abana bakobwa bankurikiye, ubuntu bugiriwe uyu mubyeyi unkurikiye, ubuntu bugaragaye kuri uyu mupapa wihanye, ubuntu bugarukiye kuri uyu musore. Nyemera bubane n'abakristo bose, nyemera bubane n'abamama bose, nyemera bubane no mu gihugu cyacu, nyemera bugere kuri aba bantu bo hanze, nyemera bubane n'abantu wese wafashe umwanya wo kumva ijambo ryawe kandi n'umushyigikire. Nyemera umwambutsi Yorodani, Yorodani igiye kugwamo abantu benshi, Yorodani abantu benshi bagiye gusubira inyuma, Yorodani abaririmbyi basubiye inyuma, Yorodani abanyamasengesho bagiye, Yorodani abahanuzi n'abapasiteri baguye, ariko Yorodani nuyibambutse Mana nitugeraho kujya tuzagushima, tuzafatanya gushima izina ryawe. Urakoze wumvishe gusenga, icyubahiro kikomeze kibe kuri bo, kandi nyiringabo nabizi ko icyubahiro cyawe iyo cyamanutse Mana ubutsinzi no kunesha biragaragara. Urakoze kuko ubyumvishe mu izina rya Yesu.